Imana ibamugisha mwe mwageze mu nzu y'Imana muri iki gitondo. Tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fresh Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Itorero n'umuryango w'abana b'Imana, umuryango w'abizera. Abashyitsi tubahaye ikaze, nabonye abakozi Imana batandukanye bateranye natwe. Mwese Imana ibahereza umugisha. Abashyitsi Imana ibahereza umugisha. Turacyari mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, aho tugeze mu gice cya 22 turi kwiga igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Niyo mpamvu tugira ngo mu gihe twiga iki gitabo dukomeze tuzirikane yuko intego nta yindi nuko tubabizera badatezuka, tubabizera badasubira inyuma mu gusoza inshingano nkuru twasigiwe nande na Kristo. Abizera badatezuka, abizera badacecekeshwa, abizera badasubira inyuma mu byo banyura mu byiza cyangwa ibibi, ibikomeye n'ibyoroheje. Intego yacu nta yindi nuko Kristo yamamara, nuko twamamaza ubutumwa bwa Kristo dushize amanga. Ibyo rero kugira ngo tubishobozwe nuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira ute nabamanukira, muzaba abagabo kumpamya muhereye Yerusalemu mu ngo zacu hahandi dutuye. Nubwo icyo gihe Abisirayeli babwirwaga, intumwa zabwirwaga zari ziri Yerusalemu, ariko twebwe Yerusalemu yacu uyu munsi ni hahandi turi mu ngo zacu. Guhamya Yesu bigomba guhera mu rugo. Aba bana bicaye hano bagatozwa kubaha Imana, abagabo n'abagore bakabana mu buryo bwubashye Imana, kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke igihamya. I Samariya, i Yudaya, kugeza ku mpera y'isi, hahandi mu baturanyi, hahandi Samariya abo ufata ngo nabanzi ngo babandi wanga, nta mwanzi tugomba kugira twebwe abakristo. Ijambo ry'Imana ngo umwanzi wawe nasonza ugira ute umugaburire. Abo ni ubwo nibwo bukristo, abo nibo dukeneye kubabo no kugera ku mpera y'isi. Aho turi hose tugomba kwamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo dushize iki amanga. Niyo mpamvu kuba abizera badatezuka badasubira inyuma ntago tubishobozwa no kumenya ibintu byinshi cyane mu mutwe, abo tubishobozwa n'imbaraga z'umwuka wera. Ese umwuka wera tumubona gute? Umwuka wera azana nuko wakire Kristo mwami n'umukiza, kuko wakire Yesu wakire Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka. Nta muntu wakire Yesu utagira umwuka wera. Oya, twebwe nago twizera umubatizo wo mu mwuka, twizera umubatizo w'amazi menshi, kuko iyo wakire Yesu ububatijwe mu mwuka no mu butatu bw'Imana. Ntago wakira Yesu ngo none nguzagira ikihe cyo kwakira umwuka, nguzagira cyo kwakira Data. Oya, iyo wakire Yesu wakire Data n'Umwana n'Umwuka wera. Ntago Imana iza mu bice, ahubwo Imana iza mu mwuzuro wayo. Niyo mpamvu ngo umwuzuro w'Imana bwose bwashyizwe muri Yesu. Rero iyo twakire Yesu tuba twakira umwuka wera, kandi nizo mbaraga. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa be mugende mutegereze muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire n'abizera badatezuka bamaze kubona izo mbaraga. Nibo turi kugenda tureba ese ni gute natwe twakwigira ku batubanjirije, barimo ba Petero, ba Stefano, ba Pawulo n'abandi benshi twagiye tubona bagiye bavugwa hano, ba Filipo n'abandi bagiye bakorera Imana mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Twabigiraho iki? Nta kindi twabigiraho no kumaramaza mu gusohoza inshingano nkuru twasigiwe nande na Kristo. Turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari benshi banyuze mu bikomeye. Tumaze iminsi tuvuga ku mugabo witwa Pawulo nawe wanyuze mu kaga n'akarengane. Mu gihe twibuka, bumwe mu butumwa abantu dutanga nuvuga ngo n'ukwibuka twiyubaka. Bivuze ko tugomba guharanira yuko akarengane katagomba kongera kugira ute kuba, ahubwo ko hagomba kuba kubaka ubuzima buhereza agaciro ubundi buzima. Nta bandi bantu bo gukora ibyo, nta bandi bantu bagombye gusozwa ubutumwa bw'abakristo, kuko abakristo bazi neza yuko umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi ko Bibiri tubwira ngo icyo utifuza ko bagukorera nawe utagomba kugikorera abandi, ahubwo ibyiza byose wiyifuriza nawe ubyifuriza abandi, kuko itegeko risumba yandi n'urukundo. Dukundisha Uwiteka umutima, imbaraga n'ubwenge, none twarangiza tugakunda bagenzi bacu nkuko tugize ute twikunda. Udakunda ntazi Imana. Ahantu hari urukundo hari ubumwe, ntago haba ubwicanyi, ntago haba jenoside, ntago haba ubugambanyi, ntago haba ubusambanyi, ntago habaho, ahubwo habaho kubaha Imana no kuyubahisha mu bandi. Mu bantu bagiye bagira ibyo harimo umugabo witwa Pawulo. Mu byumweru bishize twagane ku gice cya 21 Pawulo agiye Yerusalemu, bamwe bamubuza kujyayo. Pastor Jean Baptiste nabo yabaganije uburyo Pawulo yaje gufatwa.
ibi byose Pawulo kurenganwa no gufatwa ntago byatumye aceceka, ahubwo yakomeje guhamya. No mu gufatwa kwe, mu gufungwa, mu gukubitwa, mu guterwa amabuye, we opportunity, uburyo bwose Pawulo yabonaga apfa ko hari abantu barenze umwe, yagomba guhita atangira kuvuga Yesu. Haleluya. Ntago akarengane yanyuzemo, ntago kugirirwa nabi yabifashe nk'ibintu agomba kugira ubwoba, turapfuye, turashize, mbivuyemo, ndabiretse. Ahubwo Pawulo mu buryo bwose yagiye abona, yakubitwa, yatukwa, yabukoreshaga mu kuvuga Yesu. Uwo niyo tugomba kwigiraho. Pawulo yafatwaga, tujye kureba mu gice cya 20, tuvuge ku buhamya bwa Pawulo 22. Igice cya 22 turagira ngo tuze kureba ku buhamya bwa Pawulo. Ubuhamya bwa Pawulo, aho turaza kubureba nk'icyitegererezo cy'ubuhamya umukristo wese yagombye kuba afite ubuhamya kandi bufite n'ibihamya. Haleluya. Ubuhamya buhamya ko yamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Tujya turi indirimbo 108 y'umukristo umukobwa wo muri Sweden yaririmbye, avuga ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ngeze no kugiza ute no kugupfa. Ese nawe ufite ubuhamya uhamiriza abandi? Uwakwaza n'iryawe reka gutanga ubuhamya ubwira abandi. Ikibazo dufite muri iki gihe, icyo abantu basigaye bita ubuhamya, ni ukuza ndashima Imana ngewe ko ubu nsigaye nige nkabisigaza. Ubwo ngo nibwo buhamya umuntu ari gushima. Haro nabonye ari gushima ngo ndashima Imana, ngo nsigaye nambara metero 500, ngo nsigaye ngira gute, ngo ndabubatse etage. Ubwo nago ari ubuhamya. Etage barazubaka bakazisiga, abazubatse barazubatse barazuzuza baragenda, abandi bazitaha abo bamaze kugira ute gupfa. Yesu yabwiye umutuza ati ibyo si ukurunda kwesha urapfa bizaribwa nande n'abatagize ute n'abatabiruye. Ubuhamya ni Kristo mwana w'intama w'Imana. Guhamya ko amaze kwakira Yesu agahindura ubuzima bwawe, uwo niwe buhamya bwacu. Ubuhamya ni cyagiye uvuga ati ngewe ndi umusore nubaha Imana, ntago nasambana, ntago nasinda, kubera ko namaze kwakira Kristo mwami n'umukiza. Ubwo nibwo buhamya. Nge sinakwiba kubera ko nibye naba mbabaje Yesu Kristo wagize ute wampfiriye. Ubwo nibwo buhamya bw'umuntu amaze kumaramaza. Ubuhamya ni imbaraga. Ubuhamya ni ikintu kivuga ubutumwa, ariko niba ari ikintu kibuze muri iyi minsi ni ubuhamya, kuko abantu babaye ubuzima bwo kwivuga, bwo kwiyamamaza, bwo kwigaragaza bo ubwabo, ariko Yesu ntagaragare. Pawulo yari umuntu wabaye ubuzima we atagaragaraga, ahubwo ubuzima bwe bwagaragazaga Yesu Kristo. Ibyo yavugaga, ibyo yakoraga siwe, ahubwo ni Yesu uri muri we. Niyo mpamvu yavuze ngo nabamba ngo na Kristo, ariko nyamara singira, ahubwo ni Kristo muri nge. Yari amaze gushira amanga, yari amaze guhinduka koko atakiri wa wundi Pawulo wa mbere. Ese intego nkuru yacu uyu munsi ni iyi. Tuza kuzirikana yuko abizera badatezuka, badasubira inyuma, babandi badacecekeshwa, batanga ubuhamya bwabo nk'inzira yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo, nubwo baba banyura mu karengane. Umwizera wa wundi wamaze kumaramasa, wa wundi wamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, wamaze ati ngiye uko bimeze kose naramufashe sinzarekura, yaramfashe nawe ntazandekura, nzamugwa inyuma. Wamaze kubara nka Yobu akavuga ngo niyo napfa nzapfa niringiye Imana. Uwo ubuhamya bwe gusa bwamamaza Yesu. Pastor Nyasi yahagaze hano avuga ati tugegereze icyo kujya kuzana umwe kuri Yesu. Niba utazi no kubwiriza, ugenda ubwira abantu gusa uko wari uri, uko wakire Yesu n'ibyo yagize ute yagukoreye. Ni bangahe se babikoze? Tureba abantu hano batanze ubuhamya bajya guhamiriza abandi ibyo Yesu yabakoreye bari kubwiriza ubutumwa. Ni bangahe? Ikibazo dufite muri iyi minsi niki? Turabakuza tukicara hano, byahindutse umuhango, byahindutse umugenzo, korari zikaririmba, zamara kuririmba pastor akabwiriza, abandi tugataha. Ntabwo ivuga butumwa rikorerwa mu rusengero. Mu rusengero naho kwitoreza kuvuga ubutumwa, ivuga butumwa rikorerwa aho dutuye, rikorerwa mu kazi, rikorerwa mu soko, aho twirirwa. Ntabwo ari kwirirwa turi mu manjwe tuvuga ubusa, ahubwo ubuzima bwacu, imibereho yacu yagombye kuri kwamamaza Yesu. Ese ubuhamya bwawe ni ubuhe? Pawulo afite ubuhamya, Petero afite ubuhamya, abatubanjije bafite ubuhamya. Ese nge nawe ubuhamya bwacu ni ubuhe? Nubwo kwambara neza ku cyumweru, nubwo gukaraba ku cyumweru, ubwo sibwo buhamya turi kuvuga.
ahubwo ubuhamya nyabwo ni bwa buhamya buhinduka bwa bundi butuma abantu bumva Yesu, ba bantu babona Yesu mu byo uvuga. Iyo tuvuze ubuhamya akenshi tujya tunabibona, niyo mpamvu twavuze ati abantu banyure no mu nyigisho bamanze banamenye bimwe twabita basic by'ingenzi mbere ko babatizwa. Usanga umuntu agiye gutanga ubuhamya, none kuki ngo nge naje guterana hano, ngo numva baririmbye neza, ngo mbona bagira urukundo, ngo ndangije, ngo numva ndahakunze, ngo none naje ngo kubatizwa. Ubwo ntabwo ari ubuhamya. Abantu barahinduka, Yesu ni udahinduka. Yesu ujye ubimenya abantu, niyo ukiri mushya abantu bagufata neza bakakwakira, ujye unabimenya. Niyo umwana avutse akiri mutoya, ibeje umumwitaho ariko atangiye gukura, n'ikinyafu kigira ute? Kiraza. Ubuzima ni gutyo bumeze. Hari igihe cyo guhabwa igikoma na za sosoma, hari n'igihe cyo kuguguna igufa. Uyu munsi kuvugana n'ababa Kristo babandi batangiye kuguguna igufa, bagomba kumenya ko ubuhamya bwabo bugomba guhinduka uburyo bwo kwamamaza Yesu Kristo. Reka turebe ibice bitatu byari bigize ubuhamya bwa Pawulo. Ni ibiki byari bigize ubuhamya bwa Pawulo? Ibyari bigize ubuhamya bwa Pawulo tugomba kwiga nkatwe, kugira ngo natwe mu gihe dutanga ubuhamya ibyo bigaragare neza. Icya mbere, Pawulo atanga ubuhamya bwe yagaragaje ubuzima mbere y'uko akizwa. Ubuzima mbere y'uko agize ute? Mbere y'uko akizwa. Ubuzima mbere y'uko akizwa. Nkuko twabivuze turi gusoma igice cya 22. Aho turaza uyu munsi gusoma dore ku murongo wa mbere turageza kuri 21. Reka tugende dusome, tubanze dusome hariya dore ku murongo wa mbere tuze kugera kuri 5. Yemwe bagabo bene data na ba data, nimwumve amagambo nireguza kuri mwe. Bumvise ababwiye mu Ruheburayo barushaho guceceka. Aravuga ati, ndi umuyuda wavukiye i Taruso y'Ikirikiya, ariko nakuriye muri uyu murwa. Nigishirizwa ku birenge bya Gamariyeli, kwitondera cyane amategeko y'abasogokuruza yose. Ngira ishyaka ry'Imana nk'uko namwe mwese murigira none. Kandi narenganyaga ab'iyi nzira ya Yesu ngo bicwe, nkababoha nkabashyira mu nzu y'imbohe, abagabo n'abagore. Kandi n'umutambyi mukuru n'umugabo wanjye w'ibyo, n'abakuru bose n'abanyarukiko nabo nuko, kuko ari bo bampaye inzandiko zandikiwe bene data b'i Damasiko, njyanwayo no kuzana n'abaho i Yerusalemu ari imbohe, kugira ngo bagirute bahanwe. Uwo ni Pawulo. Bamaze kumufata i Yerusalemu, bamusanze mu nzu y'Imana asenga. Pawulo bari baravuze ko arwanya amategeko ya Mose, arwanya iby'Imana. Baramufata kugira ngo bajye kumufunga. Abayuda bo bashaka kumwica, bashaka kumutera amabuye. Bamufashe abasirikare ko ari umuromani, abaromani aterwa no kumurinda. Mukanya ageze imbere y'Abayahudi, Pawulo narabwiye ubushize ngo ukwiregura kwe bwo bwabyo risomo rikomeye. Pawulo amufata, abonye ingabo z'Abaroma ziraho, yabonye ko baramutera amabuye agahita apfa, kandi atari avuga bwa butumwa. Akoresha ubwenegihugu bw'Uburomani kugira ngo ingabo z'Abaromani zigire ute? Zimurindira umutekano. Ageze imbere y'Abayahudi ntago yavuze mu rundi rurimi rw'Ikigiriki, ahubwo yavuze Igiheburayo, ururimi bagira ute? Bumva. Kuko ubutumwa bwiza n'igihe cyose ugiye gutanga ubuhamya, n'igihe cyose ugiye kuvuga Yesu, n'igihe cyose ugiye kwamamaza ubutumwa, jya ukoresha ururimi abo kubwira bagira ute? Bumva. Koresha ururimi abo kubwira bumva, nicyo cyiza. Kuko ururimi bumva, no ku munsi wa Pentekote abantu bavuze ngo turumva ibitangaza by'Imana mu ndimi zacu kavukire. Kandi Imana muri Bibiliya ngo Imana igivuga n'abantu mu nzozi. Uzarebe iyo umuntu arota mu rurimi rwe kavukire. Bikwereka rero ko hari imbaraga mu kubwira abantu ubutumwa mu rurimi bagira ute? Bumva. Pawulo atanga ubuhamya bwe rero, yavuze ubuzima bwe uko yari ameze mbere.
amanza gukoresha ururimi rwe kavukire ngo bumvishe avuze igihe burayo baratuza teka tumwumve uyu ni mwene wacu. Pawulo yavugiye ubuhamya ahantu yakoreye ibyaha, yavugiye ubuhamya ahantu bari bamuzi nk'umwicanyi, ababwira ubuzima bwe, ababwira ko ari umuyuda, ababwira ko nawe yayobotse idini, yize yewe yigira ku birenge by'umwarimu wari ukomeye muri icyo gihe. Muribuka bafata Petero na Yohana ngo babice. Umugabo umwe wabagira inama ni Gamalieli, ababwira ati reka mabwire ibi bintu niba bivuye ku Mana ntabwo turabirwanya ngo niyo twabica bizakomeza, ariko niba bitavuye ku Mana mubare kuri bizagira ute? Bizashira. Gamalieli yari umuhanga, kuko yari umuhanga Gamalieli. Ati bizijyana, abahereza urugero, hatari wadutse azana inyigisho baramwica, abayoboke be baragenda. Aba nabo nibo Yesu avuga koko ari Imana, niyo twabica ntibizagira ute? Ntibizahagarara. Imana ishimwe ntibyigeze bihagarara. Ni ikimenyetso kigaragaza ko ubutumwa bwavuye ku Mana. Imyaka 2000 irarenze ubutumwa bwiza bukiri kwamamazwa, kubera ko uyu Yesu ntasanzwe. Abantu baramurwanyije, Herode yashatse kumwica, intumwa zarakubiswe, ba Stefano barishwe, ariko ubutumwa bwarakomeje na n'uyu munsi burakomeje kandi buzakomeza. Maze nawe atanga ubuhamya ati nanjye nari muri abo babandi batangiye kugira nabi ab'inzira ya Yesu, abicaga abakristo. Nigiye ku birenge bya Gamalieli, niwe wanyigishije amategeko y'abasogokuru, nagiraga ishyaka ry'idini. Ari kuvuga ubuzima bwe uko yari ameze atari yakira nde? Yesu. Shuti yanjye nujya gutanga ubuhamya, jya utangira ubuhamya ahantu bakuzi. Hari abantu bajya gutanga ubuhamya akajya kubeshya ab'i Kigali, muri Mahoko niho bakuzi. Tangira ubuhamya muri Mahoko, aho bagize ute? Hahandi wasambaniye, hahandi wabereye umujura, hahandi wabereye umusinzi, niho hambere wagombye gutangira iki? Ubuhamya. Kuko abo nibo bakuzi, nibo bakuzi. Atari ibi bya bintu tubona abantu batanga ubuhamya bwo kubeshya n'ibitangaza. Mushuma bitubwiye ubushize ari kwigisha ku nyigisho z'ubuyobe. Abantu bagatanga ibitangaza ngo nakize, kandi ntago bazanye umuntu aturutse Uganda, umuntu aturutse Kenya, n'uri kuvuga uburyo yakize. Kuki atakizo muri Mahoko tuzi? Tanga ubuhamya handi bakuzi. Pawulo arabata aha i Yerusalemu, umutambyi aranzi, abanyarukiko baranzi, abo yabwiraga bose bari bicaye aho. Aba bose baranzi. Nanjye nari meze nkambwe, nagiraga igishyaka, nicaga, nari umugome, nabanje kugira nabi ab'inzira. Ari kuvuga ubuhamya bwe uko yari ari mbere yuko agize ute? Akizwa. Ari kubibwira abantu bamuzi, bamuhaye inzandiko, yakoranye nabo, bazi neza uwo Pawulo yari agize ute? Yari we umugome, umwicanyi. Ese nge nawe dutanga ubuhamya tuvuga abo twari turibo? Tujya twatura tukavuga twari turibo? Abajura, ababeshyi, abasinzi, abasambanyi, ese tuyatwemera abo twari turibo? Tugatanga ubuhamya mu rubyiruko, muri bagenzi ba, mu bagore, mu bagabo. Ese ujye uhatura ugahaguruka bati nari imeze gutya, ukavuga ubuzima bwawe, cyane ukuza witaka ngende umuntu ukaze cyane, maze imyaka ingahe nkorera Imana. Ikibazo dufite ni ubuzima butemera abo twagize ute? Twari turibo. Twari abanyabyaha twese. Hano nta mukiranutsi n'umwe wavutse ari umukiranutsi, kuko tuvukira mu byaha, tugakorera mu byaha kugeza igihe duhuye na Yesu. Kandi iyo duhuye na Yesu nivuze ko ibyaha birangiye, ahubwo nuko tuba tugeze ku muti w'icyaha. Ariko icyaha cyo turwana nacyo, tuzarwana nacyo kugeza tuvuye hehe? Mu isi. Nta n'uzajya mu ijuru kubera ko yanesheje icyaha we, ahubwo azajya mu ijuru kubera ko Yesu Kristo amaraso ye yatwikiriye ibyaha bye. Icyo bita imputation. Ntago ibyaha byacu bivaho, ahubwo amaraso Yesu atwikira ibyaha byacu. Nicyo igitambo bivuze. Ngo yaranyejeje ngo nderade, byiza cyane, tujye tubiririmba, ariko ntago yakogeje ngo werede, ahubwo amaraso yatwikiriye iki? Ibyaha byawe. Amaraso ye, kuko ngo iyambonye amaraso anyita ugize ute? Ntago ngiranuka kuko yabonye ko nera, ahubwo anyita umukiranutsi kuko ambonye amaraso yande ya Yesu. Izo nizo mbaraga zo kwakira Kristo mwami n'umukiza. Kwakira Yesu nibivuze ko tubaye abakiranutsi, ko twebwe tugiye kureka ibyaha, ko tutazabeshya, ahubwo bisobanuye yuko tuje ku gisubizo cy'ibyaha byacu. Twemeye intege nke zacu, twemeye ko turi abanyabyaha. Intambwe ya mbere yo gukizwa ni ukumanza ukemera uwo uri we. Hano dufite abantu benshi babatijwe, dufite abantu benshi bakorera Imana batari bemera abo bari bagize ute? Bari bo.
niyo mpamvu gutanga ubuhamya bigoye. Wajya kubwira abantu ko kugire neza gute utari kwemera uwo wari uriwe? Ariko umwigishwa udasubira inyuma wamaze kumenya Yesu abanza kwemera uwo yari ari we mbere yuko ahura nande na Yesu. Igihe cyose ujya kubwira abantu ubuhamya nk'umukristo, manzo babwire uwo wari uriwe mbere, bakumenye, bamenye ko ari umunyedini wakuriye mu idini. Hari n'abantu twavuke mu rusengero dukambakamba kuri za ritari naye hose, ariko ntibivuze ko twari abakristo. Ukajya mu rusengero iwanyu bavuze ngo ujyeyo, ariko uri umubeshyi, uri umujura, ugira urwango, warabaswe n'ibintu runaka bitandukanye. Ariko igihe cyose ari wemera uwo ari we mbere, ntabwo wari watanga ubuhamya bwuzuye. Pawulo ababwira uwo ari we: navukiye i Taruso mu gace kagana kuri Turukiya, ariko nakuriye aha. Pawulo kuba ubuzima bwa Pawulo bwamufashije kugira uburyo abwiriza ubutumwa. Ni umuyahudi ariko avukiye mu Bugereki. Icyo gihe mu bwami bw'abagereki bituma agira nationalite ebyiri, agira nationalite y'abaromani, ubwenegihugu bw'abaromani, ariko abantu n'umwisiraheli. Bimuhesha none n'imbaraga zo kubwiriza ubutumwa ku gace kose. Bitandukanye na Petero wakuriye Yerusalemu gusa, aba umurobyi Yerusalemu ni Galilaya, niho bari bamuzi za Galilaya. Ariko Pawulo we yari yararenze imbibi zo kuba umuyahudi gusa, yarageze no hanze. Niyo mpamvu no kubwiriza abanyamahanga byamworoheraga. Ariko ubuhamya bwe ari kubutangira aho yakoreye iki? Ibyaha. Mutuze mu nyumve, ababwira uwo ari we: ndi umuyuda wavukiye i Taruso y'Ikirikiya, ariko nakuriye muri uyu murwa, nigishirizwa ku birenge byande bya Gamariyeli, kwitondera cyane amategeko y'abasogokuruza yose. Nagiraga ishyaka nkamwe nk'uko murigira none, kandi narenganyaga ab'inzira ya Yesu ngo bicwe. Ibyo byose ndi kubivuga, abahamya barara umutambyi mukuru, abanyarukiko baranzi, nibo bamaye inzandiko ngi Damasiko. Kuki avuze Damasiko? Inzira y'i Damasiko, ariko i Damasiko niho yahuye nande na Yesu. Icyambere rero ikiranga ubuhamya bw'umwizera wamaze guhinduka umwizera udasubira inyuma, nuko yemera uwo yari ari we mbere yuko ahura nande na Yesu. Twari bande? Twari abanyabyaha. Ese wari umeze gute wowe? Tekereza, subiza inyuma mu buzima bwawe, utari wakira Yesu wari inde? Wari umeze ute? Wakoraga ibiki? Wari ubayeho gute? Hari abantu babaye mu buzima bw'uburyarya kugeza na n'uyu munsi. Niba utari wava mu ubwo buzima, uyu munsi ni wawe. Yesu akugenderere, wemere kuri indyarya, wihane. Kuko ikibazo gikomeye cyane dufite mu bukristo bw'uyu munsi ni ubukristo budafite ubuhamya. Budafite ubuhamya. Ubuhamya bugaragaza neza ko wahuye nande na Yesu. Ese uravuga ko wahuye na Yesu ukibeshya? Uravuga ko wahuye na Yesu ugisambana? Uravuga ko wahuye na Yesu ibyo byose ugikora ibyaha nk'unywa amazi? Umuntu wahuye na Yesu nubwo yagwa mu cyaha agira agahinda n'ishyaka ryo kwihana kugira ngo akomeze ajye imbere. Ariko wowe kamere yawe iracyari yayindi. Ariko hari abantu bagiye mu mazi, bava mu mazi ari umunyenga wo mu mazi bariye, bambara imyenda mishyashya. Reka mbabwire, biroroshye cyane ko wanakongera ukabatizwa. Hano hari abantu pe batabatijwe, nuvuga ngo bo bari umunyenga mu mazi ntibigeze bagira ute? Ijambo ryo bavuga ngo uwizera agira ute? Hari abantu babatijwe umubatizo wo kwambara imyambaro, hari abatijwe umubatizo wo kujya muri korari, hari abatijwe umubatizo wo kugira ngo bakirwe mu itorero ariko batakiriye nde? Yesu. Abo wabagira inama, ushobora no kuza kwandeba tukongera twabakubatiza kugira ngo niba koko wamaze kumenya ukuri, wamaze kwizera nabwo. Ntacyo bitwaye ko kujya mu mazi nono kuba ubu niho menye uwondi we, niho nizeye, reka nono mbatizwe. Ntacyo bitwaye pe, twakubatiza kuko ubwo mbereho ntago wabatijwe wari umunyenga mu mazi. Imana idushoboze kugira ngo tubabizera badatezuka, bafite ubuhamya buhamya Kristo ko yatugiriye neza. Ntago iyo neza ya Kristo yagaragara tutamaje kumenya abo twatugize ute, twari turi bo mbere. Ese twari tumeze gute? Twari bande? Pawulo we yemera ko yari umugome, yemera ko yarenganyaga, yemera ko yagiraga ishyaka ry'idini, yarwaraga ishyaka ry'idini. Hari abantu bajya bambabaza cyane, ukabona umuntu ari kurwana
ariko kurwanira Yesu ari kurwanira idini. Idini ryacu niryo rikizwa, idini ryacu niryo ryizera. Narakubwiye ngo niba uri umusaruzi ukagenda uvuga ngo itorero ryanyu niryo ryiza, warayobye. Itorero ni ryande? Ni rya Kristo, ni rya Kristo. Kandi uyu Kristo mu moko atarambwe, mu madini n'amatora ataramwe ku isi, afitemo abageni be. Ikibarangabo turi kwiga itorero, twabonye ko hari abava ngo itorero rigaragara n'itorero ritagize ute, ritagaragara. Twasanze iyo mvuga ivuga ngo itorero ritagaragara ariyo, twese cyane nagwa ariyo. Itorero rya Kristo riragaragara. No itorero ritagaragara, ijambo ry'Imana rivuga ngo muzabamenyera kuki. Ikibazo bavuze itorero abantu bumva ADPR, Harvest, Baptist. Itorero Yesu aravuze ngo mwubakwe nk'amabuye mazima muri umubiri. Itorero ninjye nawe abizera Kristo mwami niki n'umukiza. Niyo mpamvu yavuze ngo amatabaza yanyu ahore yaka, kugira ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahereko, kandi ngo muzabamenyera kuki. Rero umuntu uri mu itorero rya Kristo aragaragara, kuko imbuto ze ni imbuto z'umwuka. Nuri mu nzira Satani waragaragara, kuko imbuto ze ni imbuto z'iki, za kamere. Wijya rero hagati ngo ubeshye ngo ngende umukristo, ko nagura umukristo kuko wabatijwe gusa. Ahagura umukristo kuko nyuma yo kwakira Yesu warahindutse, ubicyaremwe gishya. Imbuto zawe zigaragaza kuri Yesu urukundo, ingeso nziza, kugira neza, kwihangana. Ibyo nibyo biranga abana b'iki, b'Imana. Ese nibyo bikurimo? Itorero rya Kristo riragaragara. Abarigize rero bafite ubuhamya nka Pawulo. Uko twari turi imbere, twari tumeze, twari babi, twari abanyabyaha. Pawulo yari umugome, yarenganyaga itorero, yarwanyaga ishyaka ry'idini. Ariko amaze kwakira Yesu byagenze gute? Igice cya kabiri Pawulo noneho avuga ku buzima bw'uko yakiriye Yesu, uko yaje kwakira Yesu, uburyo Pawulo yakijijwe, uburyo yaje kwakira Yesu. Duherera ku murongo wa 6. Pawulo arakomeza ngo nuko nkigenda ngeze hafi y'i Damasiko, nko ku manywa y'ihangu, mbona umucyo mwinshi uvuye mu ijuru untunguye urangota. Nikubita hasi, numva ijwi rimbaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Nanjye ndabaza nti, urinde mwami? Aransubiza ati, ndi Yesu w'i Nazareti uwo urenganya. Abari bari kumwe nanjye babona umucyo, ariko ntibumva ijwi ry'uwo tuvugana. Ndamubaza nti, ngirene mwami? Umwami aransubiza ati, haguruka ujye i Damasiko, niho uzabwirwa ibyo ugenewe gukora byose. Kandi ubwiza bw'uwo mucyo burampumisha, nicyo cyatumye ndandatwa nabo twari turi kumwe njya i Damasiko. Umuntu witwa Ananiya wubahaga Imana, akumvira amategeko kandi yashimwaga n'abayuda bose bari batuyeyo, aransanga amagarara iruhande, arambwira ati, Sawuli mwene data, humuka. Uwo mwanya ndahumuka, ndamureba. Aravuga ati, Imana y'abasogokuruza yagutoranije kera kumenya ibyo ishaka, no kubona wa mukiranutsi, no kumva ijwi riva mu kanwa ke, kuko uzaba umugabo we wo guhamiriza abantu bose ibyo wagize ute, wabonye, n'ibyo wagize ute, n'ibyo wumvise. Haleluya. Uburyo Pawulo yahindutse, gukizwa kwe, yakiriye Yesu gute? Guhinduka kwa Pawulo nicyo bita radical conversion, mu guhinduka mu buryo budasanzwe. Pawulo ntago yahisemo Yesu, kimwe nuko nge nawe tutahisemo Yesu. Hano hari ijambo ryakoresha ngo Imana yagutoranyije. Bivuze ngo Pawulo nubwo yicaga, nubwo yakoraga nabi, ariko Imana yari yaramaze kugira ute, kumutoranya, ariko atari yamenya icyo yamutoranyirije. Akiri kurwana ishyaka ry'idini, ariko iryo shyaka ry'idini ni ryo Imana yahinduye kugira ngo none arwane ishyaka ryiza ry'inzira y'iki, y'agakiza. Pawulo uko yahuye na Yesu ari mu byaha, ari mu murimo we yakoraga wo kwica, kurenganya abasenga. Bisha Stefano, inkuru twarayisomye, niwe ngo waruhagarariye, arakira umusore, ahagarariye abandi ati mumutera amabuye, ngo bagiye kumutera amabuye basiga imyenda yabo ku birenge bya Sawuli, ngo Sawuli ashima ko biyishwe. Bivuga ngo niwe wari chef de bande,
wayoboraga itsinda ry'abicaga abakristo. Batera Stefano amabuye ngo arabyishimira, ariko Stefano asenga isengesho ry'umukiranutsi, yavuze ngo data ntubabarire icyaha kuko batazi icyo bagira ute bakora. Niyo mpamvu nze kuvuga ngo Pawulo ni umunyago w'isengesho ryande rya Stefano. Mwaba Kristo mwe, akanwa kacu reka kaba akanwa ko guhesha umugisha, kere kuba akanwa ko kugira ute kuvuma. Pawulo ari mu nzira agiye Damasiko, bamuhaye inzandiko zo kujya kubohangwa abakristo abazani Yerusalemu bicwe bashywe mu nkiko. Niho yahuye na Yesu. Ahuye na Yesu, iyi nkuru twanariganiriye ngo umucyo wamutunguye uvuye mu ijuru yikubita hasi. Pawulo yabwiwe niki kimukubisa hasi? Ijambo yasaba ngo urinde mwami. Yabwiwe niki uwo mwami? Yabwiwe niki ko ari umwami ahuye nawe? Nuko hejuru imbaraga hari izindi mbaraga. Yarafite imbaraga zishingiye ku nzandiko hawe n'abatambyi, ariko ahuye n'imbaraga za Yesu Kristo. Haleluya. Iyi mbaraga za Yesu zaje uwo waba uri wese, waba warigize kaganga, waba warananiranye, waba uri umujura kabombo, byaranze. Iyo Yesu yaje arakubohora. Iyo Yesu yaje uca bugufi ukamushyira hejuru. Ikigaragaza umuntu ahuye na Yesu ni ukwemera ko ntacyo ari cyo, ko Yesu ari umwami. Pawulo yahise avuga ngo urinde mwami, ngo abari bamukikije babonaga umucyo ariko ntibumva ijwi. Mureke mbabwire mwa abantu mwe, hari abantu n'isaha bagenda mu kigare, bagenda mu gakiza kabandi, bota umuriro w'abandi. Uramenye Pawulo yari kumwe n'abantu, ariko agakiza kabaye ka Pawulo. Nta nubwo tuzi inkuru. Abari hano mwize Bibiliya mutubwire, aba bantu bari kumwe n'aba Pawulo ni bande? Batumanye, watubwira amazina yabo ni bande? Ntago baramurandase gusa ngo baramujyana bamugeza i Damasiko. Inkuru yabo irangiriraho. Agakiza karakande naka Pawulo. Agakiza nakawe ku giti cyawe, sakawe n'umugore n'abana cyabikoze. Numara gukizwa bazabibona nabo ko wagize ute kwakijijwe, ariko uzakizwa ku giti cyawe. Agakiza nakawe, guhura na Yesu n'ibyawe, ntago ari iby'ikivunge, ntago ari ibya rusange, ni iby'umuntu ku giti cye. Ijwi ryaravuze, Pawulo bari uryumva, abandi babona umucyo gusa ariko ntibumva ijwi, kuko Yesu yashakaga Pawulo. Nawe uyu munsi ni wowe Imana ishaka ku giti cyawe. Wowe uri hano wumva ubutumwa, ni wowe Imana ishaka, nta wundi ishaka, ni wowe ku giti cyawe. Kwizera kwawe, guhinduka kwawe nibyo Imana ishaka, ahubwo numara kumwemera uhamye mu bandi byagukoreye. Haleluya. Nicyo Pawulo yakoze. Guhinduka kwa Pawulo ntabwo yabigizemo uruhare, ahubwo uruhare rwaturutse ku Mana. Icyo yakoze babita ni response, ni kwemera. Urinde mwami nkagira ute nkagukorera. Kuko yari yarangije, no siko yari yakubiswe hasi, yari yaganjwe, yari yahumye. Mu yandi magambo, Pawulo yakijijwe nta mahitamo yaragize ute yarafite. Yarafitemo ikintu kimwe gusa, ni ukwemera mwami, yarangiza akagira ute akamukorera. Ntago twese tuzategereza ko Imana idukubita hasi kwa ngo dukizwe. Hari abantu bari hano bakiri mu busambanyi, banejwe n'ubusambanyi, bategereje kwandura za sida, kwandura za mburgu n'izindi ndwara kwa ngo bihane. Ntago ariko bimeze. Wowe ushaka kubyandura itupfa, ushaka kubyandura n'izo mbabazi ndizikugereho. Ntago twese amahirwe tuyagira. Igihe ni iki cyawe cyo gukizwa. Ntago ugomba gutegeza ngo Pawulo ngo nanjye umucyo uzantungura, ngo nanjye umunsi wacu n'igihe ntago tugize ute, ntago tubizi. Urupfu ruza rutunguranye, impanuka ziza zitunguranye. Ubuzima tubaye umunsi, ubushize twarebonye ku cyumweru ngo ni nk'uburabyo burabya umwanya umwe, uwundi bukabwagize ute. Ntukibagire ko ubuzima ari bugufi. Niyo mpamvu amahirwe tubonye yose tugomba guhamya Yesu, tugomba kubwira abantu ko Yesu agira neza, uko twakijijwe, uko twari turi imbere nuko yadukijije. Ese wowe Yesu yagukijije gute? Wowe Yesu yagukijije gute? Yesu yagukijije gute? Ese uribuka wakubaza ngo wakijwe ryari? Ikizamini gikomeye cyane. Wakubaza ngo wakijijwe ryari? Wamubwira ko wakijwe ryari? Wakijwe gute? Duhereza ubuhamya bw'uburyo wakire Yesu. Ese ni ryari wamenye ko Yesu yinjiye mu buzima bwawe? Pawulo amaze gukizwa ngo baramurandase bamugeza kwa Ananiya. Ikintu gikomeye cyane, nta muntu numwe Yesu yakijije atakoresheje abandi babanje gukizwa. Ntawe. Nuvuga ngo ni numwe mukurikirana ubuzima bw'intumwa ba Petero, ba Yohana n'abandi bose. Yahamagara umwe nawe akagenda agahamagara iki
undi. Wakwibaza kuki Yesu ahuye na Pawulo? Si Yesu bihuriye ku giti cye? Kuki atamubwiye icyo agomba gukora akamwereza ngo kwande kwa Ananiya? Ananiya yajemo guti? Nuko umurimo dufite hano ku isi ni twebwe tugomba gusobanurira abantu no kwigisha abantu iby'Imana. Imana ni icyo yadushyiriyeho kugira ngo twigishe iby'inzira yayo. Nuvuga ngo ubuzima bwawe, ngo uyu Ananiya ngo nawe umuntu, ngo yari umuntu w'inyangamugayo ushimwe, we wubaha Imana n'amategeko, yewe n'abayuda babandi b'abanyedini nabo bagira gute, baramwemeraga. Uwo niwe Imana yohereje Pawulo. Mu kindi gice twasomye, Ananiya ubwo bamubwiye ngo ugiye guhura na Pawulo, yabwiye Imana turetse gato, buretse Yesu tumvikane. Uwo Pawulo kumbwira uramuzi? Si ugira, si wowe wica abantu bakwizera, si wowe ati mwihorere na genda wowe umubwire icyo agomba gukora, gusa namuhinduye igikoresho cyanjye, ariko nzamwereka uburyo nawe azagira ute, azababazwa, arenganwe, ahorwa iki, izina ryanjye. Hari abakristo njya mbona ugasanga turi kubibyina, turi kubivuga, ngo ibya Yesu ni ku murongo, ngo ni umunyenga. Nta munyenga uba kwa Yesu, nta by'umurongo. Ibyo uwo murongo sinzi uwari bavuga uwo ari we, ariko inzira ijya mu ijuru ntabwo ari gutya, ni gutya, ni hasi hehe, hejuru, ni imisozi, ni iki, n'ibibaya, ni izuba, n'imvura, n'ubunyereri, n'ivumbi, byose birimo mu iyo nzira. Kwijambo nyuma ngo ni inzira igize ute, ifunganye, iraruhije, ariko abayinyuramo ni bake, ariko ku iherezo ry'iyo nzira hari ubuzima bw'iteka. Haleluya. Ngo inzira ngari rero iroroshyeyo, irahuruduka, irimo kaburimbo, irashasha, abantu batwara nta speed governor, bagenda uko bashaka. Abagiye gusambana no kubeshya no kuroga no kubiki babikora bumva nta limite bafite, ariko ku iherezo hari urupfu. Pawulo rero mu iyo nzira yari arimo niho yahuye nande na Ananiya. Yesu kuki yakoresheje Ananiya? No kwera ko niki Imana yaturemeye. Nge nawe Imana yaturemye kugira ngo abari twebwe tugaragaza gukomera no guhambara kw'iki, kw'Imana. Haba abantu ngo se ngo bazumva, bazamumenya gute batabwiwe, bazamubwirwa nabande batatumwe. Abantu bagomba kugenda nabizera babadatezuka, badasubira. Nitwe tugomba gusobanurira abantu iby'Imana, nitwe tugomba gusobanurira abantu inzira y'agakiza. Ntabwo umuntu azafata Bibiliya. Hari abantu ujya nabo ngo njyewe ngo nyase ngo ntungange ngo nige mu butayu. Ninde muntu wige mu butayu muri Bibiliya utarigishijwe? Nindi? Hari n'abajya bavuga ngo Yohana, hari n'ababeshya bakavuga ngo Yohana ni abadasoma Bibiliya. Yohana yari umwana wande? Zakariya yari iki? Yari umutambyi. Yari umutambyi. Hari abantu bajya bibeshya bakavuga ngo Yohana ngo yige mu butayu. Hese ko yavuye kwa Zakariya, isi ari umutambyi akorera iki? Imana. Byose biva ku birenge by'abatubanjirije. Hari abatubanjirije, niyo mpamvu ni ikintu cy'ingenzi cyane kumenya ko ibyo turi gukora uyu munsi hari abantu bari kutureberaho. Niyo mpamvu tugomba kubivuga, ariko bigomba no kugaragara mu buzima bwacu. Ananiya ubuhamya bwe ntabwo bwari ubuhamya bw'amagambo gusa n'ibikorwa, ngo yubahaga Imana. Niwe rero watoje Pawulo. Bigaragaza ko Pawulo amaze yabanye naho hagati y'imyaka 2 na 3 ari kwiga ibya Yesu. Ntabwo Pawulo nubwo yari asanzwe azwi ibintu by'Imana, yarabyize by'Abayahudi, ntabwo yaje mu gitondo ngo atangire gukorera Imana. Aricyo kibazo dufite uyu munsi. Umuntu araza bwacya mu gitondo ngo yitwa apotre, ngo ngiye nitwa apotre runaka. Apotre uvuye he wige ku birenge byande? Ngo ngiye ngo nahuye na Yesu ku giti cyanjye. Ngo twarihure nande? Ubundi umuntu wese akwiye ko yihure na Yesu ku giti cye. Uzajya umwibutsa ati na Pawulo yahuye na Yesu, ariko Yesu amwohereza kwande? Kwa Ananiya. Mbwire umuntu wakwigishe ninde? Nge ntabwo nkeneye kumenya ko yahuye na Yesu, nanjye nahuye nawe, ahubwo wige ku birenge byandi. Niwe mukozi w'Imana wakwigishije, niwe ndi mukozi w'Imana ugutangira ubuhamya, uhamya ko kuzi, uhamya ko azi ko wahuye na Yesu. Pawulo ari kuvuga ati nari ndi kumwe n'abantu babonye umucyo. Ananiya bamunyoherejeho, niwe wansenye ndahumuka. Ubwo n'ubuhamya ari gutanga bufite iki? Bufite iki? Ibihamya bifatika. Weho ko wahuye na Yesu ninde wari uhari? Ese Yesu wahuye nawe aragaragara? Muri korari baramubona, iyo uje muri kurepeta baramubona, babona Yesu cyangwa babona kamere yaje? Babona kamere yaje. Urahagera bakabona umubanda, bakabona umusinga, bakabona umugoyi, cyangwa urahagera bakabona Yesu, bakabona umuntu wahuye na Yesu, aramuhindura, amugira icyaremwe gishya. Pawulo niko byagenze, yahuye na Yesu, Yesu aramuponda, Yesu amucisha bugufi. Yari umusore ufite imbaraga, ufata abantu akabakubita akabica, ariko amanza kubitwa hasi.
amanza ararandatwa ajyana mu maboko bamurandase, bigaragaza ko yahuye na Yesu agucisha bugufi, agukura mu marere yawe. Ariko icyiza kiwe yarangiza akagutunganya, yarangiza kugutunganya nawe akagira ute, akagukoresha. Pawulo ari kubabwira uko yahuye na Yesu. Nari ngiye kurenganya abantu, nari i Damasiko, murabizi mwari mwamaye inzandiko, dore umucyo warantunguye, umucyo abantu barawubonye, ijwi ninjye waryumvishije, ariko Ananiya banjyaniyeho nawe yarahari icyo gihe, nawe yaranyigishije, niwe wansenge ndahumuka, niwe wambwiye ko ngomba kujya gukorera Imana, niwe wambwiye ko n'Imana yamenye ngewe ntanagira ute, ntanayimenya. Ikizakubwira ko Imana yagutoreje ni ikintu cyoroshye cyane. Na hano n'uyu munsi hano n'ubutumwa bwahita bukubwira, niba ibindi kuvuga ntacyo bikumariye, niba na nyuma y'uyu munsi ugiye gukomeza kuba ubuzima budatanga ubuhamya, nshuti yanjye ujye uza gusenga ariko uzi ko uri mu nzira ijya kurimbuka. Wikeneye abarondozi, wikeneye ngo abakurondora, niba dukomeza kuvuga ngo ujye kubwiriza ubutumwa, ntubwirize ubutumwa. Niba tuvuga ngo genda ubwira abantu ko Yesu agira neza, ntubivuge, ni ikimenyetso cy'uko uri umwana wo kurimbuka. Nta yindi nzira, nta gutitira, nta kundi. Umukristo wicaha umaze imyaka 2, 3, 5 warabatijwe utari wabwiriza ubutumwa, Yesu yaravuze ngo niba muri abanjye muzakora iki, muzakora ibyo nababwiye. Nta mwigishwa wa Yesu wigeze aceceka. Matayo 20 nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu abizeye. Ntabwo Yesu agiye ngo tugende duhindura abantu twebwe, ahubwo ni uzabahindura. Tugende tubahindura ariko tubigisha, tubabatiza, tubigisha kwitondera ibyo Yesu yagize ute. Ibyo Yesu avuze byose nuko tugenda, kandi duhereye iwacu. Wowe ugenda gute? Ubuhamya bwawe buragenda cyangwa wahindutse intaza? Wahindutse ibyo ukora, amagambo yawe ni intaza. Abantu baraza muri korari nibo baca intege, abantu baza gusenga nibo baca intege, abantu ati nawe uraje rero ibya hano urabizi. Uri umukozi wa Satani hano. Niba umeze gutyo uri intaza. Icyo tugusenga ngo Imana iguhindure. Ariko niba uri umukristo wita, nako nikamvuge, niba wita umukristo udakora ibya Yesu, ni ikimenyetso cyoroshye cyane kidakeneye uburondozi cy'ukuri umwana wo kurimbuka. Uri Yuda muri twebwe, kuko Yuda nawe yabanye nande, yasangiye na Yesu, yabitse amafaranga. Ntago kuba uri gukorera Imana, kuba uririmba, kuba uri pasiteri, kuba ubwiriza, kuba utanga amafaranga, kuba ari wo mubitsi, ntago bikugira umwana w'Imana. Ntago imodoka kuba bayishyize muri garage igenda igahinduka inka, bambe bayishyize mu kiraro cy'inka irahinduka iki, inka. Ni imodoka tu. Kuba uri mu rusengero ntago bikugira umwana w'Imana. Ikigira umwana w'Imana no kuhura na Yesu akaguhindura. Yesu yaguhinduye, urababwira ati yarampinduye, nahuye nawe, ngewe wa wundi muzi wari umubeshyi wikakazaga, wari gasenya miryango, Yesu twarahuye, ntago nyiri wa wundi, narimutse narahindutse. Haleluya. Ese abo bantu hano barahari? Abo bantu baramutse bari hano hantu, yewe umva, ntago umwuka wera w'Imana yaba atari kugaragara. Kuko ikibazo dufite, Pastor Nyase yabivuze ahagaze hano ati wijya kubwira abantu ibyo utazi, bwira abantu ibyo Yesu yagize ute. Impamvu rero tutabivuga nuko hano hari abantu benshi cyane wenda batari bamenye ibyo Yesu yabakoreye. Niyo mpamvu uyu munsi ndi kukwibutsa ngo subiza amaso inyuma urebe niba ari cyo yagukoreye. Niba ntacyo yagukoreye, hera uyu munsi umwakire umwami n'umukiza. Byakunda n'uyu munsi naho birashoboka, n'uyu munsi no mu kanya pe ndasoza mpamagara kugira ngo ushobora kumaza imyaka wanarabatijwe ariko ukiri umupagani rw'imbi. Ibyo niko bitindeho. Twere no kubijyaho impaka rwose. Abantu benshi barahari, ijambo ryo baravuga ngo benshi bazaza kuri uwo munsi bambwiye ngo twakoraga ibitangaza, twirukanaga abademoni, ngo nibwo nzerura. Mbabwire ko ntigeze ngira ute. Kandi twarasengaga, twarakizaga abarwayi, twarako mu izina ryawe ati mwumve imbere mwankoze zibi, ibyo mwabikoze ngo abantu bamenye, mwabikoze ngo abantu bashime, ariko sindigeze mbamenya. Kuko abo Yesu azi bakora ibyo Yesu ashaka. Nabaca bugufi, nabihangana, nabera imbuto z'umwuka wera, urukundo, kugira neza. Ntago waba waramenye Yesu ngo nurangiza ufate ubutumwa bwiza bwa Yesu ubutwikira ubwihererane. Umuntu amenye Yesu abwira abandi kugira neza kwa Yesu. Wibuka ko Pawulo turi kuvuga aka kanya ari imbere y'urukiko, bamwe bafite amabuye, abandi biteguye kumwica, ariko ari guhamya Yesu. Haleluya. Ntabwo bafite, kuko yahuye nande, na Yesu. Niyo mpamvu intego nkuru yacu iravuga ngo umwizera udatezuka, udasubira inyuma, wa wundi amaze kumenya Yesu akamaramaza, atanga ubuhamya bwe nk'uburyo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, nubwo yaba ari kunyura mu karengane, nubwo yaba ashonje, nubwo yaba anyura mu ngorane, ahari hose, muri gereza, kwa muganga, mu buzima bwiza, mu buzima bubi, ahamya ko Yesu agira neza. Ntago yibagirwa kuvuga uwo yari ari we mbere uko yakira Yesu, uko yakira Yesu, uko barabwirije numva ijambo ry'Imana niri nahuye na Yesu mu buryo, wenda mu burwayi. Ese ni ryari wahuye na Yesu wowe?
Pawulo wewe na Yesu ari mu nzira ya Damasiko agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, umucyo uramutungura. Weho Yesu wahuye nawe ryari? Ni ryari wumvisha ko ugomba kumwakira? Ese ni muri irihe jambo ry'Imana ryatumye umwizera? Pawulo avuga ngo urinde mwami ngo ngukora, ndi Yesu w'i Nazareti ugize ute? Urenganya. Ese wowe ni ryari wumvisha ijwi? Ni ryari wumvisha Imana mu mutima wawe, mu ijambo ry'Imana? Wakijwe kubera iki? Ryari? Gute? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza. Utabona ibisubizo, uyu munsi ni uwawe, kugira ngo nawe ukizwe. Ugira ubuhamya buhamiriza abandi, tudore naramaze imyaka inindi mu nzu y'Imana nkorera Imana, ariko ntanamenya Yesu. Ndi mu munyenga gusa, ndi mu idini, ndi mu biryohereye, ariko uyu munsi nanjye ndahinduke, ndashaka kwakira Kristo mwami n'umukiza. Ndagusengera ngo uyu munsi nawe uhure na Yesu nkuko Pawulo yahuye na Yesu. Umana wongere kwibutse wowe uri kubyibagirwa uko wahuye na Yesu. Ibuka umunsi wakizwaga, uko muri njye ngo sinzibagirwa igihe nakizwa ubwo Yesu yinjiraga hehe muri njye. Ese nawe wabiririmba uyu munsi? Icyo gihe uracyakibuka cyangwa warakibagiwe? Abantu bibuka cyane cyane nk'abakobwa bo bari abakobwa kuntu bateye cy'abadamu. Umunsi wa mbere umuhungu yamukoze ku ibere arawuzi, ntashobora kugira ute kubibagirwa. Umuhungu wambwira amubwiye ko amukunda, niba abana yarabimubwiye niyo ko abaga yarafite imyaka 5, 6, 7 aracyagira ute? Aracyabyibuka. Ariko aje tubabatijwe ryari? Harya Pasa Inyasi akiyoboye kuri Mahoko. Ariko uretse nzamubaza ubwo ni Vestina, nzamubaza anyibutse igihe nabatijwe. Ngahibaze rero Inyasi arujya kwibuka igihe yakubatirije. Ariko ugasanga umunsi bakwimaga ibijumba uracyabyibuka. Runaka yatetse amandazi agira ute? Aranyima. Ibyo mu mutwe biracyagize ute? Biracyarimo. Ariko umunsi wahuye na Yesu, umunsi wakijijwe, umunsi wa munsi uva ngo umunsi mwiza ntazibagirwa, singiza izina rye, uwo munsi ugasanga ntukigira ute? Ntukibuka. Ukicara ngo nanjye ndi umukristo. Witwa umukristo ariko ntabwo uri umukristo. Kwitwa umukristo no kuba umukristo ni ibintu bigize ute? Bitandukanye. Hari abantu bitwa abakristo, hari ijambo birivuga ngo abiyitirira izina ryande, abiyitirira iryo zina. Ariko hari n'abitirirwa iryo zina. Noneho abaryitirirwa ni abamaze kwamira Kristo ko ari umwami wabo, nk'uyu Pawulo uri kubihamya hano. Igice cya gatatu aricyo gice cya nyuma cy'ubuhamya bwa Pawulo, kigoma no kubuhamya bwacu, ni igice noneho kigaragaza intego nshya, icyerekezo gishya. Iyo umaze kwakira Yesu uhinduka icyaremwe gishya. Ugomba no kugira intego nshya, ugomba kugira ikindi cyerekezo, ugomba guhindukira. Ubundi ijambo guhinduka cyangwa se mu cyongereza bita conversion, uvuga ngo nuwari kugenda mu iki cyerekezo wahura neza batoya wayobye ugahindukira ukajya mu kindi. Nukuvuga ngo wari kugenda ureba burasirazuba, iyo ukijijwe ni burasirazuba. Ubwo niba wagiye mu nzira ya Yesu byarangiye, nagusubira hehe inyuma, ahubwo uri kujya imbere. Ati sinone iyo nkoze icyaha bigenda gute? Ibyo tuzagenda tubye icyo bita sanctification. Iyo umuntu yakiriye Yesu abatangira urugendo rwo kwezwa ni urugendo noneho rumeze nkaho ari inzira igenda ifite kujya hasi no kuzamuka, ntabwo ari inzira yo gusubira hehe inyuma. Pawulo akomeza atanga ubuhamya, agaragaza noneho nyuma yo kwakira Yesu icyo yahamagariwe gukora, aricyo cyatumye afatwa. Dukomereza ku 16 mu gice cya 22 cy'Ibyakozwe aho turi gusoma. None ikigutinza ni iki? Haguruka ubatizwe, wiyuhagire ibyaha byawe, wambaje izina rye. Nuko maze gusubira Yesu nsenga, mba nkurota mbona Yesu ambwira ati ihute vuba, ihute uve i Yerusalemu vuba, kuko batazemera ibyo umpamya. Nanjye nti mwami, nabo ubwabo bazi yuko nashyiraga abakwizeye mu nzu y'imbohe, nkabakubitira mu masinagogi yose, kandi ubwo bavushaga amaraso ya Stefano wahamyaga ibyawe, nanjye naringize ute? Narimbari bishimiye ndinda imyenda y'abamwicaga.
aransubiza ati genda kuko nzagutuma kure muki mu banyamahanga. Genda, icyerekezo gishya, kuko nzagutuma muki mu banyamahanga. Iyo abantu batanga ubuhamya, hari abantu nabanye nabo bajyaga bansetsa, abandi ngo bagatanga ubuhamya ngo akumva ngo nta buhamya afite, ku buryo rimwe na rimwe abantu bahimbaga n'ubuhamya bwo kwibeshyera. Umuntu akaza ati jewe narasambanye, naribaga, agatanga ubuhamya, noneho ugashaka siko ntasambanye, ko ntanyweye inzoga. Kuko ubwo iyo bavuga ubuhamya ni ugusambana, ni ukwiba, ni ukunywa inzoga, noneho akumva nese ko ibyo ntabikoze, buri ubuhamya ndatanga n'ubuhera. Akumva ngo nta buhamya agize ute. Kuko ikibazo abantu tugira, dufata ibyaha bimwe tukabishyiramo inzego, none n'umuntu nawe ukumva ari kukubwira ngo njyaro wambwiraga ngo ntamwe mwavuke mu rusengero nta buhamya mwamufite, ngo twebwe ngo twabaye mwisi ngo nitwe dufite iki ubuhamya. Igisubizo cyoroshye bitangubwira bati ubwo ubuhamya nibwo, ariko ufite n'inkovu, ufite inkovu. Urugero, ngende wa musoro uhagarara mu mbere y'abantu bati nashatse umugore ntari nasambana, ubwo kuri nge ni ubuhamya. Kuzwamye ngo nge nasanga narasambanye, rero ngo bura narasambanye, kandi ngo gutango ngo haleluya naza haleluya, ako nshima ko mwamaze kumenya ngo nuko ndagenda ndasambana ngo haleluya, abantu ngo amen. Shima Imana ko wasambanye. Iyo ni inkovu, ni inkovu. Pawulo atanga ubuhamya bwe, nta hantu hamwe atubwira uburyo yicaga abantu, amaraso baravusha, nta detail atanga. Hari abantu bajya gutanga ubuhamya ngo ukabona urusengero rwose ari kuvuga ngo maze ngenda gucya ngo muyirangiza, ari kwigisha ubusambanyi, ari kwigisha kwiba, ari kwigisha ubusinzi ku gatuti, nina ngo bishimye ngo nubuhamya. Si ubuhamya, izo ni inkovu, ni inkovu. Ugihagarara imbere y'abantu ukavuga ko wari umujura wibaga uri Kabombo, niyo twicaranye hariya telefone yanjye mpita nyishyira hehe, kuko ufite inkovu. None nizeye gute ngiye ko ndi umwana w'umuntu, ko ntareba mu mutima, nizeye gute ko kuko wabiretse? Oya, nizeye gute ko wabiretse? Iyo ni inkovu, ni inkovu. Ufite inkovu y'ibyaha, ufite inkovu y'ibyaha. Ntabwo ari ibintu byo kwikomanga ku gatuza, ahubwo ikiza nuvuga ati nubwo nari mubi, nubwo nabanje kuba mubi, namaje kuba umujura Kabombo, nagize ute details zaho wibaga n'uwo wibye n'uwo watoboye n'uko wahitoboye ntago zikenewe. Nari umujura, Yesu angirira neza. Nari umusinzi, Yesu mpura nawe, dore uko yankijije. Details uko wasindaga, uko wibaga inzoga n'ibindi ntago zikenewe. Ahubwo ikeneye nuko uko wagize ute, uko wahuye na Yesu. None uko Yesu aguhinduye, yaguhamagare gukora iki? Icyo nicyo gifite imbaraga. Pawulo nujya kureba mu bice bibanza 50 avuga uwo yarari we, iyindi mirongo yose ari kuvuga uko yahuye na Yesu nuko Yesu yagize ute, yamukoresheje. Ku gice cyose n'ugikomeza usanga none ahindukira avuga mu banyamahanga ibyo Yesu yamukoresheje. Ubwo yagiye abwiriza ubutumwa, ubwo yagiye akavuga ubutumwa, nubwo bamufasha mu rusengero avuye mu mahanga, aho yaramaze gutangiza amatorero menshi y'abantu baramaze kwizera, kuko Pawulo yari yarahindutse by'ukuri. Yesu wamaze guhinduka by'ukuri. Ubuhamya bwawe ufite ibihamya, uko wari uri imbere, uko wakiriye Yesu. Intego ufite uyu munsi ni iyihe mu murimo w'Imana? Niyo kuririmba gusa, niyo kubwiriza gusa, cyangwa intego yawe niyo kuba umwigishwa nyakuri wa Kristo, uramya Kristo, ugenda na Kristo, kandi akorera Kristo, akoresha impano yamuhaye. Niyo mpamvu hano tuba muri Havesi ngo nta mukristo w'akarege uhari, nta mukristo n'umwe udafite umuhamagaro. Niba uzi ukicara gusa ufite ikibazo. Wagombye ko ufite umurimo ukorera Yesu. Icyambere kuvuga ubutumwa ni byacu twese. Niyo mpamvu inkingi ya kane ivuga ngo twamamaza ubutumwa bwa Kristo dushize iki? Twese. Numara kumwemera hamya mu bandi. Kwamamaza ubutumwa si ngombwa gusoma Bibiliya uvuga imirongo myinshi, nubwo ari ingenzi ku mukristo wese. Kwiga ijambo ry'Imana buri munsi, kuryibwirwa ku manywa na nijoro ni ingenzi cyane. Niba utanasu nibyo Yesu ari kugukoresha uyu munsi, byatuma abantu benshi bagira ute, bahinduka. By'ubwabyo byavuga ubutumwa. Ese urabikora? Ese ndabikora? Aho niho twagombye kwibaza. Pawulo Yesu amuhamagara, yari i Yerusalemu, ngo ajya mu rusengero. Yesu ajya mu rusengero, ari mu rusengero, mwana afite va hano ntago bazakumva, hano hafite inkovu, hano hari inkovu ugize ute, wafite. Niyo mpamvu na Yesu hari yageze avuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo, ahubwo arahinyurwa. Na Yesu ubwe agiye iwabo aho yavukiye, baravuga ati uyu si ni mwene nde? Ni mwene Mariya. Barumuna be ni Yosefu, ni Yakobo, ni Mariko, turabazi. Bashiki be tubana nabo. Babandi bajya bava ku Mariya atabyaye abana, Mariya yarabyaye.
kuko ibi birava ngo ntiyaryamana kugeza abyaye nde Yesu. Ariko mwe witinya kurongora umugore wawe, ntiyaryamana kugeza igihe Yosefu atabanye na Mariya nk'umugabo n'umugore ngo baryamane, ni igihe yitwita inda ya Yesu. Nyuma babyaye abandi bana, Bibiliya bavuga n'abashiki bari bazwe, yari umubaje Yosefu. Abantu bajyaga kubaza, none bagasanga Yesu nawe ari muri babandi bari gutera imisumari, ari nabo ari kuza. Rero umuntu waragiye kubaza intebe kwa Yosefu, none Yesu akaza ngo ngiye ngo ndumuhanuzi. Rahira umuntu wamusanze mahoko ari kugira ute, ari kubaza. None no kubariza se sinibye, ari kubaza kwande kwase. Mwahura ngo ngiye Imana yantumye ngo ngiye mvuye mu ijuru ngo ku Mana. Rahira ko nawe wamwemera, nubwo barabantu mujye murenganya, rahira ko wamwemera. Bajyaga kubaza bagasanga nawe numubaje nyine, araho na Yosefu ari mu murimo wo kubaza. Yesu kagatebo akarangije yegahereze niyo gatware, niyo akagafata kagatwara. None niyo murakeye Yesu araje ati ngewe rero navuye mu ijuru. Rahira niyo wabyemera? Umuntu mwirirwanaga uri kujya ati mereza, ariko ntabwo bakwiye ngo mereza va nigende, we nicyo waruzi. None burakeye ngo ni umwana w'Imana ngo navuye mu ijuru. Urumva aho yarari bari bagize ute, bari bamuzi nk'umubaje usanzwe. Ibyo by'ubuhamya bw'uko yingwa ari umwana w'Imana, niyo yashaka akabibabwira, nubwo yakoraga ibitangaza barabihinyuraga. Barumunabe bigaze kumubwira ngo ariko weho wagiye abandi bari Yerusalemu, niyo abandi bakorera iki? Nabo ubwabo Yuda arabyandika, nabo ubwabo ntabwo bamwemeraga. Abavukanye ibi bamwemeye ari uko koko apfuye akagira ute, akazuka. Nibo bemeye ati koko wa muntu ari umwana w'iki, w'Imana. Ibyo yavuze n'ukuri. N'abigishwa ba Petero bashidikanyaga, ariko amaze gupfa akazuka ku munsi wa Pentekote umwuka waramanutse, Petero nawe yahagurutse arahamya. Haleluya. Si ikibazo ko wagira intege nke, si ikibazo yuko n'ubuhamya bwawe babandi batabwumva, ariko wowe bwira abantu ko Yesu agira neza. Koresha bwira abantu ni ibintu bitatu gusa: uko wari uri utari wakizwa, uko wagize ute, uko wakijijwe, none n'intego Yesu yaguhaye gukora. Wakubaza ngo uyu munsi intego yawe umurimo w'Imana ni uwuhe? Umurimo wawe, umuhamagaro wawe ni uwuhe? Iki Imana iguhamagara gukora ni iki? Pawulo Imana yamuhamagara kujya kubwiriza mu mahanga. Ava i Yerusalemu ajya mu banyamahanga, arabwiriza za Korino, za Efeso n'ahandi hose arazenguruka, abwiriza abantu, atangiza amatorero. Ubuhamya turabufite, ijambo ry'Imana rirandikwa, inzandiko arazandika, ibyo ni ibihamya bihari. Nge nawe uyu munsi umuhamagaro wacu ni uwuhe mu nzu y'Imana? Ese nukurimba, ese nukubwiriza, ese nukuza tukicara, cyangwa natwe nukugenda mu mahanga duhereye Yerusalemu iwacu, i Yudaya, mu baturanyi, Samariya, kugera ku mpera y'isi, tubwira abantu ubuhamya bw'ibyo Yesu yadukoreye, bw'ibyo Yesu ari gukora, kandi Yesu azakomeza kugira ute, azakomeza gukora. Ubuhamya bwa Pawulo ni ikimenyetso yuko guhamya kumwizera udateza ukudasubira inyuma bituma abantu bamenya Yesu. Pawulo guhamya kwe ntabwo kwatumye Abayahudi bose bizera. Tuzabireba ubutaha yuko bakomeje kumurwanya, ariko ntiyigeze acika intege. Yakomeje kuvuga Yesu kugeza ageze i Roma, kugeza aguye muri gereza. Ntabwo yatinye kuvuga Yesu kuko yari amaze kumaramaza. Ese ko ngiye nawe uyu munsi dufite ayo mahirwe? Hanabyo ngo insengero zarafunze, n'abanga insengero zacu zarafunze. Ntabwo urusengero rwitwa umutima wawe bashobora kurufunga, ntibishoboka. Inyubako zafungwa, inyubako zasenywa, ariko twebwe turiho kandi tuzakomeza kubaho duhamya kugira neza kwande kwa Yesu. Ese nawe wamaze kumaramaza, ubuhamya bwawe buri gutuma abantu bamenya Yesu, babona Yesu? Cyangwa ndagira ngo dusenge Imana, ariko nkurarikira wowe uraho uyu munsi utari wahura na Yesu, cyangwa se utazigiye wahuriye na Yesu, kugira ngo uhaguruke dusenge Imana, tugusengera uyu munsi nawe uhure na Yesu. Uvuga ati ariko nanjye menye neza yuko nkeneye Yesu uyu munsi, nkeneye kumwakira nk'umwami n'umukiza, nkeneye nanjye guhamya, nkeneye kugira ubuhamya bugaragaza uwo narindi we, uko nahuye nawe n'ibyo agiye kunkoresha, n'intego mfite. Ese ubwo buhamya urabufite? Ese nawe uyu munsi wahaguruka uhamya mu bantu ko Yesu agira neza, ko mwahuye akaguhindura? Wahindutse ryari? Wahindutse gute? Ni iki uri gukora kigaragaza ko wahindutse? Akenshi ijwi ry'Imana iyo rihamagara, abantu bigira imikino, babifata nk'ibisanzwe, babifata nk'ibizahoraho, ariko tugendana imeruka ebyiri: imeruka y'umuntu ku giti cye n'imeruka rusange. Imeruka y'umuntu ku giti cye ntabwo tuzi igihe, n'imeruka rusange ntituzi igihe. Umuntu ku giti cye imeruka ye ni urupfu. Waba uri kumwe n'umuntu aka kanya ejo ati yagiye. Ese iherezo ryawe rije uyu munsi, wajya he? Waba ufite ibihamya
waherekezwa n'iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo yewe muvuga ko abakiranutsi bazagubwa neza, ngo kuko ngo imirimo yabo izagenda igize ute? Wowe imirimo izaguherekeza ni iyihe? Imirimo yawe uri gukora nk'umukristo wamaze kwizera, wamaze kumaramaza, ni iyihe izaguherekeza? Niye minyago, ni bande wabwiye ubutumwa? Ntabwo imirimo izaduherekeza ariyo mu murima n'ahandi gusa, nubwo nabyo tugomba kubikora neza, ariko umurimo wa mbere uzaduherekeza nuko twamaje gusoza inshingano nkuru yo guhindura abantu kwa abigishwa bande ba Yesu. Iyo niyo ntego nkuru dufite, niyo guhindura abantu kwa abigishwa. Ni banga bamaze kuzana kuri Yesu, ni banga bamaze kubwiriza ubutumwa, ni banga bamaze gusangiza ubuhamya bwawe nk'ikimenyetso cy'uko uri ku murimo w'Imana. Uyu ni umwanya wo kwihana, uyu ni umwanya wo gusenga. Niyo mpamvu ngurarika ngo weho utari wakira Kristo mwami n'umukiza, ndagira ngo sengane nawe, wahaguruka umwakire. Hari nawe uri hano umaze igihe usenga warakire Yesu, ariko warafashe nk'ibintu bisanzwe, ibintu wumva ko nibisanzwe, akazi kantu kuririmba no kubwiriza cyangwa gusenga bikarangira. Dufite intego yo kugenda twamamaza Yesu dushize iki amanga. Niba utabikora nawe urahaguruka dusengane. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami Imana urakoze, utugire neza kubwira ijambo duhaye. Akenshi dukerensa ibyawe, ijambo ryawe rirabwirizwa tukarifata nk'irisanzwe, tukabifata nk'ibintu bisanzwe, ariko ijambo ntabwo risanzwe kuko nawe uri umuntu udasanzwe mwami. Niyo mpamvu dusenze ngo uduhereze ubuhamya bufite ibihamya, duhamye wowe Yesu Kristo, uko twari turi, uko watugire neza, uko twahuye nawe, kandi mwami n'uburyo uri kudukoresha. Reka ubuzima bwacu, ibyo tuvuga, imibereho yacu bihamye ko Kristo wahinduye ubuzima bwacu, bigaragare twe kubivuga, ahubwo tuvuge wowe abari ugaragara mu mibereho no mu mivugire no mu migirire yacu. Ndasenga mwami, nsengera ubwoko bwawe, nsengera abagabo n'abagore bateraniye aha, bari aho uyu munsi bagifata ibintu babikerensa, abantu biyita abakristo, abantu basenga ariko batabwiriza ubutumwa, abantu bafata ibyawe bakabisigaha. Mu izina rya Yesu ndasenga mwami ngo uducure, uducurure, uduhindure, uduhereze umutima mushya, kandi n'abazarimbuka bari muri twebwe mwami nabo ndabasengeye. Ntabwo tubifuza kurimbuka, niyo mpamvu waduhamagaye ngo tubabwize ukuri, niyo mpamvu ngo tubabwire ijambo ryawe. Ahubwo mwami akazi kacu no gukomeza gukaraba umunsi ku wundi tubabwira ukuri, uduhereze kudacika intege, uduhereze kudacirwa intege n'urukungu, ahubwo amasaka udushoboze kwera imbuto zikwiriye abihariye, kugira ngo dukomeze kugira iminyago tuzageza iwawe mu ijuru. Dushoboze rero mu gihe muri iki cyumweru twitegura kuzibuka gupfa no kuzuka kwawe, tubyibuke turi ku murimo wawe, tubyibuke dusoza inshingano wadusigiye ubwo wasubiraga mu ijoro by'abigishwa ngo ndagiye amahoro yanjye abe muri mwe, ariko nimugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa, muhindura abana bigishwa, mubabatize kandi mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Reka umurimo dukomeze tuwukore kugeza igihe uzagaruka. Umugisha akora umurimo, umugisha abamamaza ubutumwa, umugisha abera imbuto zikwiriye abihanye. Reka imbuto zabo zikomeze zibure rumurikire mu mwijima, kandi nibamurika babandi watoranyije, babandi bamenye isi itararemwa, babizi ko bazabyumva, bazizera nabo bagakomeza muri uwo murimo. Uturinde gucibwa intege n'abana bo kurimbuka, ahubwo twebwe duhagarare tukwamamaze dushize amanga kugeza uzagarukira. Ni mu izina rya Yesu tubisenze, urakoze, amen.